ariko ubundi mbere yo kujya kunyereka uwo mwana wanjye manzi unyereka umwuzukuru wanjye harya utuye ni ku rupangu rw'ubururu tugenda ujya kunyereka umwuzukuru wanjye singenda nabonye umwana wawe Nino mwuzukuru wanjye ari he? Umwana namwohereje mu rugo. Waramufashe umujyana iwanyu ubusigaye widegembya wikorera ibyo ushaka. Munzanira basi. Nta kibazo nimba umushaka nzamukuzanira. Cyangwa neza nzamuza ari mu rugo. Ariko kugira ngo umubyeyi ntago yaraza ahantu musigaye muba reka byibura nahagera harebe. Reka nzenge. Nta kibazo nareke nje kumwereka umwana wazagaruka aje. Ese kuki utari kwemera ko ninjira? Ese wa mugani yari mwe mwamwangaje kandi nkabikeka wa mugore we ndi kugukeka. Ndi kukureba nkumva amabere ari kwikora wa mugore wabona umuhungu wanjye. Tugenda ujye kunyereka umwana we. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha. Si ngombwa kwirirwa ujya aho ari, arabikugarurira akagufasha kumenya niba ukunda gukunda koko cyangwa se guca inyuma. Muganga gakondo kandi atanga ubutunzi. Muganga gakondo atanga uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi wawe. Muganga gakondo kandi arakuvura amarozi y'ubwoko bwose, amahuherano, ubutegano, uburyano ndetse akanagutsirika ku buryo uburozi bugutinya. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi w'umurima. Akoresha imbaraga z'abakurambere aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, diabete, kuri mihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro ndetse n'abarwaye asima n'izindi ndwara zose zitandukanye. Kandi aho waba ari hose aragufasha. Muhamagara cyangwa mwandikire kuri WhatsApp kuri nimero iri kubona kuri screen yawe. Muganga gakondo aragufasha. Twongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe abantu bacu, abantu duhorana umunsi kundi, abantu twirirwana, umva abantu duhorana kuri no 250 ntago mukitwa bafana, ntago mukitwa abasabu. Musigaye mwitwa inkora mutima, musigaye mwitwa abavandimwe ko muhorana natwe, mugenana natwe. Nayo mpamvu natwe duhora kuri street, duhora ku mihanda kugira ngo tubereke ibintu bishyashya, tubatungure, tubereke ibintu mutazi, tubahe n'izindi nkuru zitandukanye haba iziyobaje kugira ngo mumenye aho igihe kigeze naho hirya no hino mu mpande uko bimeze nyine, uko bimeze ni wagwana. Uyu munsi rero turigarukiye, turi muri quartier mutazi nugambe tuyigezemo, ariko nuko twafashe runo ruhande, izindi mpande zo murazizi, na ahantu hamwe n'umundi tuje, ariko ni muri rwa rugamba n'umundi rutoroshye. Twaje kuri kote rero ya Mbonabihita muramwibuka, Mbonabihita inkuru ye murayibuka na madamu we. Twabanzanyije na madamu we aratuganiriza, atubwira uko bimeze, hanyuma dukurikizaho damushikiwe ari watubwiye amava n'amavuko nuko bavukana. Ese twamenye yuko Mbonabihita n'umugore we bamaranye imyaka igera muri 3. Ariko imyaka igera muri 3 Mbonabihita yari muzima. Mbonabihita yaje guhura n'ikibazo cyo mu mutwe, navuga yahuye n'uburwayi bwo mu mutwe niko nabyita, hanyuma aza kugira ikibazo arasara umusazi nyine, umusazi abasazi murabazi umusukuni yabimeze. Hanyuma rero muri ibyo bihe yarameze nka gutyo, umugore we yaratwifashishije nk'inkora mutima cyangwa se nk'abantu wa 250 turamutabara tugerayo tubereka inkuru ye. Mwabonye ukuntu byari bimeze, ntabwo byari byoroshye kumufatisha no kumukuraho, ntibyari bigoye kuko yaratwirukankanye yaradusarana, mwarabibonye byose ukuntu byagenze. Hanyuma tuza kwitabaza mushikiwe, ndi kugira ngo mbacire mu mayange cyangwa muri makeya uko byagenze nuko byagiye bikurikirana. Hanyuma twitabaza mushikiwe yaraduhamagaye kuri telefone atugeraho tugira ngo tumwereke kwa Mbonabihita, tumugezayo. Tumaje kumugezayo, mwabonye ukuntu Mbonabihita yamwakiriye, mwabonye ko atigeze nanamumenya. Hanyuma umugore we akomeza kumushinja ibintu ari nabyo turuze kugaruka muri iki kiganiro. Ibyo bintu yamushinjije byarangiye mushikiwe atabikunze, atanabyishimiye, biza kurangira rero mushikiwe ajyanye inkuru iragenda igeragira kuri mama wa Mbonabihita. Mbonabihita rero niwe turi kumwe uyu munsi kuri kamera. Mbaje kubanza ku introducing story kuno mugira ngo mubyumve, mutaza kuvuga nk'abayitangiriye hagati, nyine mumere nkaho muyitangiye nuko inkuru yari imeze. Hanyuma rero turi kumwe na mama wa Mbonabihita, tuje muri quartier yaho Mbonabihita
yari atuye mbere yuko asara ko ntago agitaha iwabo, mwarabimenye mwarabyumvishe. Umugore we yaje gushiftinga ashaka ahantu yaba ari hafi ariho muri quartier turi. Aha turi ahantu kure cyane, ntago ari kure cyane ku rwego rw'uko twarenze igihugu, turacyari mu gihugu n'ubundi ariko harimo akagendo. Uyu munsi rero twaje hano tuje gushaka iyo nkuru tuzanye na Mama Mbonabihita. Reka tumwakire kuri kamera. Mwiriwe neza? Mwiriweho. Njye nitwa Gebra. Nanjye nitwa Igihozo Diane. Diane, uri Mama Mbonabihita? Yego ndi Mama Mbonabihita. Turakwakiriye Mary. Sawa murakoze. Ndakubona n'agahinda kenshi cyane, wenda ukagize utaramubona, ariko natwe ni inkuru twakiriye. Ni inkuru twa breakinze nkuko nyine wakumva n'indi nkuru ahandi hantu ukavuga uti reka uyikurikirane kugeza ugeze mu mizi. Nagize amahirwe rero urampamagara, nifuza kuzahura na Mama Mbonabihita kugira ngo nawe basi kumugeza hano muri runo rugo rwo kwa Mbonabihita arebe ukuntu bimeze. Umeze ute? Inenge meze neza, ariko nyine nk'icyumva umwana wanjye ameze ni inkuru y'incamugongo. Nyine nawe uri umubyeyi, niba utanaraba uzaba we. Yego birababaje nyine kuba umwana wawe yamera nka Mbonabihita nk'uko mwabimbwiye, bikagera kuri iyo level umugore we nta no kugira icyo ambwira, kugeza ubwo we nakwihamagariye umukazana wanjye ari aho ntabe yagira icyo ambwira. Urumva ni ibintu bibabaje. Nawe ntabwo byari mworoheye kuba yapfa kuhita bikubwira gutyo, kuko ntabwo wafata ku desiye kuvuga ngo ugiye kubwira umuntu ikintu utazi ngo ni ibiki, utamenya ngo byaturutse hehe. Kuko njyewe ni ikiganiro nakoze Madamu Mbonabihita yivugira yuko ibyo kuba ameze kuriya Mbonabihita no kuba yarasaze kuriya ari mwe mwabigizemo uruhare. Kugira se twungukire he? Ubwo koko waba warabya afite ngo yakuye iwanyu, sinzi ko bimeze. Aho se imitungo ihabwa nande? Ababyeyi si babaha abana imitungo? Ubwo se naba narahaye umwana wanjye ikintu nyuma nkaza kumugirira nabi? Abuzukuru banjye rega nabo ndabakunze. None se namugirira nabi? Umwana n'uwanjye, umwuzukuru n'uwanjye, umugore we nawe ni umwana wanjye, nkaba ndi umubyeyi gito. Yego. Uyu nawe uhetse mu mwuzukuru? Naka nakuzukuru, umukobwa wanjye wundi yaragiye arakansigira, ubwo ni gutyo nyine. Turi muri quartier rero n'ubundi turi muri zone, ndagira ngo tudatindira abantu, wenda twegere imbere turebe. Iyi quartier ndabizi nizo abamo, ariko nari natekereje ko nahamagara madamu we, kuko mbere ko tuzana namuvugishije ntabwo nyapfa kujya ahantu havugishije abantu. Namuvugishije ndavuga ni tuza kugera muri quartier ndamuhamagara nanone twumve uko niwe wabashije kundangira hano hantu turi. Rikamuhamagare ako mwihangane n'ukuri, nubibona umve ko natwe ari ibintu byadutunguye. Kandi wowe nawe wa mugabo we, nawe wa mugore we, uri ahantu haratandukanye mu nce z'iki gihugu cyacu dutuyemo, yenda ukaba utameze neza, ukaba ufite ibibazo bitandukanye, menya ko, cyangwa ukaba umeze neza, menya ko hari n'indi hantu biri yitabye. Yego uraho neza? Ya mataje wambwiye nari nyagezeho. Amataje uze nagusange ko mbona mu rugo naze. Iyi wahansanga ariko ibyakoro, ariko ndumva ibyaba byiza ari uko wenda waturangira tukahagera tukahigerera, yenda twahamenya ko natwe n'ahantu harangitse nk'uko wambwiye kuri aya mataje y'umweru mwagera n'ahandi nahagera. Umanutse hepfo y'amataje ahantu hari igipangu cy'ubururu, inyuma hari indi taje nyine y'umweru nanone itararangira. Igipangu cy'ubururu? Igipangu cy'ubururu kinini. Gusa ntitwaharenzera. Nimba mukiri ruguru kuri iyo taje ntabwo muri oya, etaje y'umweru twari tuyirenzeho gato. Ubwo dukomeze twegere imbere. Dukomeze twegere imbere turebe. Kameramani araza kutwegeza imbere turebe. Ubuse ntabwo uri burire? Umubyeyi, ibyo tuba twarabonyeho ni byinshi, kandi urareba aba bana se yarabansigiye kuva kera, bose ndabarera ndabakujije. Rero rwose pe agahinda nagize se yapfa
ntabwo ubu ngubu nari ngira uwo kurira ahubwo nari ngira uwo guseka kugira ngo abana banjye banseke. yego turi kuza yego rero reka nze ngende ndebe ukuntu bimeze gusa Imana ibibemo rwose mwana wanjye mutware muvuze akire. wakegeye ku muhanda icyo nshaka pe niho ndi mpagaze ku muhanda. nakubonye bo madamu rero n'uriya madamu usanzwe muzi n'ubundi we ndamuzi ariko uheruka murabihita ataragira kiriya kibazo pe nanjye nabimenye ari uko mbibonye kuri YouTube na mukobwa wanjye arampamagara ngira ari kumbeshya sinari nzi ko byageze kuri uru rwego rwose kukuntu nabibonye. uraho neza amakuru ukomere kamera twenge twabasuye ndabona unazanye amabukwe uwo mwana asameze ate? yewe turaho ahubwo mwe mumeze ute? dufite ibibazo ariko ntabwo ndumva ubizi nawe. yakwiye nimero ku gacano kacu hanyuma aramvugisha ambwira yuko ashaka kubona umuntu abihita ko yaramubuze kuri telefone baraburanye. sinzi niba wowe mujya muvugana tuvugana iki uyu mugore muzima avuge ngo ngewe naroze umuhungu wanjye mugo ko waje ukansanga muri ya rugo nayigeze ngufata nabi hari ikintu nagukoreye kibi warabyaye ndaguhemba sibyo nagukoreye ikintu kibi ku buryo avuga ngo oya ariko mama ntubivuga uko bitari kuko uyu mugore rwose umparabika kakagene nagukoreye irihe kosa ribi ku buryo wanshinja icyo cyaha naramwonkeje amezi 9 nawe uzi kubyara ukuntu yarabikekaga ariko yarabikekaga ko tutanaje ngo ungishe inama nk'umubyeyi gututaje ngo ungishe inama nk'umubyeyi dufatanye tuvuze ubundi umwuzukuru wanjye ari simva muri urugo ntajyanye umwuzukuru wanjye n'umuhungu wanjye ndamujyana njye kumwivuriza ubundi munyereke oya humura nicyo kituze oya namunyereke gute ngewe umwana wanjye nonkeje imyaka 2 nkamutwita amezi 9 nawe ko wabyaye kuzi uburyohe bw'umwana wabitinyuka ko bigerageza umusobanuro oya wabitinyuka ashobora kumvisha mu kiganiro akabifata uko bitari kandi we hari uburyo waba ubizimo bitandukanye nagufashe umwana wanjye ariko ngewe rwose wa mubyeyi we ntabwo nigeze mvuga ko ari we wamuroze. urumva yarabikekaga urumva ni ibintu byabaye byihuse umuntu arakeka. ariko reka nkubwire wa mugabo niyo wabiketse ukurikije iki wagendeye ku ki ujya gukeka ibyo bintu wagendeye urumva ntabwo umubyeyi wibyariye umwana yajya kumuruga. njye nagendeye ku miryango ku bintu by'amatiku numva amakimbirane. none se ubundi mu busanzwe uyu muryango wo kwa Munabihita wajyaga uza wenda Munabihita atarahura n'ikibazo kiriya wajyaga uza kubasura nyine bakabagiraho yenda bakabasura nyine nk'abana babo. no mama we nta kibazo bye pe ahubwo nyine wenda ni nk'ibintu byo muri famille. washingiye ku kirero umubeshyira ko akekwa ko ari we. ntabwo namubeshyeye. oya ntabwo mvuze ko uvuze ibyo bambwiye. none si ibyo bakubwiye wowe uri umwana ntabwo uzi kurezona ngo uvuga ati basi uyu mubyeyi bitewe imyaka 3 maze n'umuhungu wanjye uvuga ati basi umubyeyi muzi mu rugero rungana utya abahandi nibo bagiye kumenya kukurusha n'umukazana wanjye. ubyeyi rero nanjye buri hari ikintu ngiye nkugaya urumva ibaza icyo kibazo kuva icyo kibazo kibaye amaze igihe kingana cyataragira duherukana kera nyibyara. none se reka nze nkubwire umukazana wanjye yarabyaye sibyo naje kureba umwana nza gufata umwana ahubwo niwe wari ugeze igihe cyo kuzaza kugira ute kunyereka umwana none nari ndagaruka inshuro ya kabiri mugabo yise amusarana. icyo nicyo kibazo rero basahura n'ibyo bibazo umwana nanjye n'uwanjye ntari umugabo wawe gusa n'umwana wanjye niwe nampamagara ngo ngire icyo nkora sibyo ndi nk'umubyeyi urumva. ese wowe wakoze iki madamu? narahamagaye ariko mbanza atari wowe wenda twavuganye ariko narahamagaye. nukurangije wishyira hagati mu ryinyo ngo umuhungu wanjye agenda asara mu bantu bose yego nyereka umwana wanjye ndamucyura unyereke n'umwuzukuru wanjye bose mbajyane njye kubita. yaje gutaha mu rugo ntabwo hari ariko abari muri karitsiye agenda nyine agenda ntabwo tumushaka. none se yatashye ataha hano mu rugo basi nagataha ariko mana muracyarira ntabwo muzi ko numiwe. ibi ni umubyeyi ni mama we
njye narumiwe. mama ihangane ni ukuri. ibi bibazo byose byambaho nacumuye kuki koko wa mana we. ihangane ntabwo tujanga uturire tujanga dufashanye kugira ngo dukemure ikibazo. ahantu hakunda kuba ari cyane ni he? Hepfo muri quartier nyine ndagenda nkatembera nkashakisha nk'iwangiza amahirwe yenda nkamushyira nk'amata cyangwa amandazi nkamubona nkamuhereza nabwo abanyirukankana nyine. Arakumenya se? Simbizi nimba amenya ariko ntiyatuma mukora. Nese si wabonye ko na cyagiye tujyana na mushiki we atamumenye? N'umukobwa ntiyamumenye. Birababaje rwose. Ariko ubundi mbere yo kujya kunyereka uwo mwana wanjye manzi unyereka umwuzukuru wanjye. Harya utuye ni ku rupangu rw'ubururu tugenda ujya kunyereka umwuzukuru wanjye. Singenda nabonye umwana wawe. Ni umwuzukuru wanjye ari he? Umwana namwohereje mu rugo. Waramufashe umujyana iwanyu ubu usigaye widegembya wikorera ibyo ushaka. Nese ibibazo nari mfite byari ibyo kuba ndi kumwe iyo umunzanira urabona uyu wemetse atari umwuzukuru nawe iyo umunzanira nta kibazo nzamukuzanira ariko ntabwo warabifashe ikintu cyose ubazi igihe utabana n'umwana. Umwana yagiye ejo ndi muri wanjye yaje kunsura aramutwara. Cyangwa urabeshya arahari? Niba umwana wanjye hari wafunguka mu mpereza. Ntawe uhari. Ese namukwima? Ese si umwuzukuru wanjye? Nyine ntago namukwima. Niba se yarahuye n'ikibazo ukamufata ukamwohereza iwanyu mpari utyo ni ukugaragaza iki? Wa mugore we kuko ntakubereye umubyeyi mubi ngiye kubera ko ushaka kumbera umwana mubi. None si ibintu byose ko numva ushaka kubigira ko ndi umuntu mubi. Umwana nari kumugumana n'ibibazo mba ndimo niruka kuri se. None se ngewe iyo umunzanira basi nta kibazo nimba umushaka nzamukuzanira cyangwa neza nzamuza ari mu rugo. Ariko kugira ngo umubyeyi ntago yaraza ahantu musigaye muba reka byibura nahagera harebe. Reka nzenge nta kibazo nareke nje kumwereka umwana wazagaruka aje. Ese kuki utari kwemera ko ninjira? Hari umuntu urimo mu gipangu dukodeshamo ntago nyine bari byiza. Cyangwa usiko ufite undi mugabo? Wanabona erega abagore wanabona umwana wanjye ari mwe mwamwangaje kandi nkabikeka wa mugore we ndi kugukeka. Ndi kukureba nkumva amabere ari kwikora wa mugore wabona umuhungu wanjye. Tugenda ujye kunyereka umwana wanjye. Tugenda ujye kunyereka umuhungu wanjye haba. Ibintu rero muruna ko bitoroshye. Reka tugane muri izi nzira ntago nzi uko bimeze, ntago nzi aho tugiye kwerekeza uko bimeze. Ariko reka yenda tugane muri izi nzira ndabona bari kunsiga turebe uko bimeze dushakana mbona bita yaba yaragiye hanyuma nitumugiraho nkuko bisanzwe nkuko mubizi umva we update nyine ndaba mpari kabisa ku bwanyu ndabereka buri kimwe cyose mbere ukuntu umwana nyina bagiye guhura umwana bahirukana ari muzima akaba bagiye guhura yarasaze. Ibintu bitoroshye bibabaje ariko ikiganiro cyacu nagakomeza reka mbwiye cameraman wo kuyo kamera hanyuma tubanze tugire tureko bimeze.